Hello ladies and gentlemen, how are you doing? Reka nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko muri fresh, nizere ko muri gushimana mu byo mukora byose mudukurikiye muri mu nce zitandukanye z'igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Hari abari mu majyepfo y'u Rwanda, hari abari mu majyaruguru y'u Rwanda mu turere dutandukanye tw'iyo ntara, hari abari mu burasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Dusuze cyane abanyamujyi, abanyakigali mwese mudukurikiye mwese, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko ibintu ari amahoro. Abari mu ntara ya gatandatu, ubwo ndavuga aba diaspora mudukurikiye muri mu nce zitandukanye z'isi kabisa, mwese namwe kudeshapo kuri mwese, abantu muri Iburayi, abantu muri USA, abantu muri Asia ndetse n'indi migabane n'ubundi igize iyi si yacu mu bihugu bitandukanye. Abarundi mwese kabisa ndabaramuciye cyane kabisa, abarundi mwese mudukunda cyane, tujya tubana mwese ndabaramuciye cyane. Hanyuma rero nk'ibisanzwe this is Storm Digital Empire cyangwa se Storm 60 nkuko nubundi tubarizwa muri Storm Digital Empire. Hanyuma rero twashima Pacifique nkuko nari maze bibabwiye ni Storm 60 niho ugenda umenyera amakuru aba agezweho n'ubundi mu myidagaduro by'umwihariko mu muziki nyarwanda. Hanyuma rero nta kindi kiri kuvugwa muri iyi minsi hano i Kigali, hano i Nyarugenge, uretse ibitaramo byashyushye cyane kabisa muri iyi sama. Hari ibitaramo bitatu by'imbaturamugabo, ariko ndashaka tuvuga kuri kimwe cyitwa Summer Country Tour. Ni igitaramo gikomeye cyane rero cyateguwe n'abagabo bagera kuri babiri b'inkorokoro umenyereye mu muziki nyarwanda, uwitwa Bruce Melody igitangaza cyangwa se 001 nkuko ari kuyita muri iyi minsi, ndetse n'igitaramo cyitwa n'umuhanzi witwa The Band Biteye cyangwa se One of a Kind, nawe n'umuhanzi ukunzwe cyane no muri iki gihugu. Kikaba ari igitaramo cyatumyemo abandi bahanzi barimo Bwiza, Emerance ndetse n'uwitwa Kitoko bibarwa. Ni igitaramo kabisa kizaba ari mbaturamugabo, abahanzi bakunzwe. Ngira ngo tuvuze ku bigwi by'umuhanzi witwa Bwiza, nawe nsaga vuba imvuga kubera ko umuhanzi uje mu muziki nyarwanda vuba, ariko w'umukobwa uri gukora amateka adasanzwe, ndengereza ko currently ari umuhanzi kazi wa mbere mu Rwanda kabisa ufite umubare munini w'abafana. Yes, akaba ari mu bakobwa cyangwa se mu bahanzi kazi bafite umubare munini hano mu Rwanda, ndetse wakongeraho Kitoko bibarwa, umuhanzi ufite umubare munini w'abafana, watangiye umuziki kera, umuhanzi wubashywe kabisa. Ngira ngo mu minsi ishize bwagarukaga hano i Kigali kabisa, yari yaragiye n'ubundi hanze y'igihugu, ngira ngo nibwo yagarukaga. Nyuma rero ibitaramo bishyushye, hari kandi igitaramo cy'umuhanzi witwa James Ruhumuriza. Igitaramo azaba yizihizamo imyaka igera kuri 20 n'ubundi amaze muri uyu muziki w'u Rwanda. Hari kandi n'igitaramo cyitwa Iwacu na Muzika Festival, MTN Iwacu na Muzika Festival. Ni igitaramo nabyo bizenguruka igihugu, bizahurirwamo n'abahanzi batandukanye barimo ba Kevin Kade, barimo Kenny Soul, barimo Bwiza ntawe ahubwo ni Marina Debala, harimo Bushido ndetse na Davis ndetse n'abandi batandukanye bazaba bari muri iki gitaramo. Nyuma rero ngira ngo nyuma yuko bakoranye igitaramo cyiswe The New Groove, igitaramo gitegurwa n'umuhanzi witwa The Band, kizaba cyari kibaye ku nshuro ya kabiri. Hanyuma bagahuriramo bano bahanzi n'ubundi bose. Ibitaramo byitwa The New Groove twababwiye amakuru menshi kabisa, n'ubundi mu kwezi kwa mbere. Ngira ngo ni ibitaramo muzi, ngira ngo ni ibitaramo byabaye ku nshuro yabyo ya kabiri. Byabaye bwa mbere ngira ngo ni mu mwaka w'ibihumbi 2025, ubwo n'ubundi witwa The Band Biteye muri Kegamo album ye yise Plain Love. Hanyuma aza kuba abikora ku nshuro ya kabiri hano n'ubundi muri BK Arena ku nshuro ya kabiri, aribwo yatumiye Bruce Melody ku bwumvikane bw'aba bombi kabisa. Hanyuma bakaba bakora igitaramo cy'imbaturamugabo kabisa, igitaramo cyongeye gutitiza umujyi, igitaramo cyongeye gutuma imyidagaduro nyarwanda n'ubundi yongera kugaragaza ko hari urwego runaka imaze kuba yagira yagera. Hanyuma rero nyuma ko bakoranye igitaramo muri The New Groove, ndavuga Bruce na Ben, ngira ngo habayeho amasezerano hagati ya bombi nkuko
babyitangariza bavuga ko n'ubundi uwitwa The Ben yaprochinze individually apana company cyangwa se isosiyete abarirwa ya P55AM. uwitwa The Ben yegereye Bruce amusaba ko n'ubundi bakorana igitaramo cyangwa se amufasha mu gitaramo cye yise The New Year Groove cyabaye ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Hanyuma amaze kuba yamwegera ngira ngo bumvikanye ko n'ubundi bazakorana ibitaramo bizenguruka igihugu muri Isama y'umwaka 2026 nkuko Bruce yari kubitegura nawe ubwo yamusabye ko n'ubundi bazagira gute bazafatanya n'ubundi muri bitaramo bya Summer Country Tour ari nabyo bigiye kuba biba mu mpeshyi y'uyu mwaka. Hanyuma rero ni ibitaramo kabisa byashyushye bigaragaza ko kabisa imyidagaduro y'u Rwanda ikomeje gutera imbere by'umwihariko kabisa muri imyaka ya vuba. Ngira ngo muri Isama dufite ibitaramo bikomeye cyane kabisa, bikomeye cyane twifuza ko kabisa biramutse bigenze gutya buri mwaka cyangwa se buri season z'imiziki kabisa. Ngira ngo ubundi actually ni muri iyi season kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatanu mu kwa gatandatu gutyo ku by'umwihariko ku bahanzi like donc ni umwanya wo kuba muri studio cyane kurusha uko bakora ibitaramo. Hanyuma iyo twamaze kwinjira n'ubundi muri season nakita nkaho ari ya kabiri mu muziki, ngira ngo ni muri Sama nibwo n'ubundi abahanzi bagenda bategura n'ubundi ibitaramo bigiye bitandukanye kuvuga hano mu Rwanda kabisa bakagenda bakora ibitaramo. Ni muri urwo rwego rero muri season n'ubundi ya kabiri yego navuze ni muri urwo rwego n'ubundi ibitaramo bigiye bitandukanye byateguwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda birimo n'ubundi iki cyitwa Summer Country Tour kizahuriramo witwa Bruce, gihuremo witwa Ben, yurimo n'uwitwa Bwiza umuhanzi umupafa mwiza cyane kabisa mukobwa hano mu Rwanda currently, ndetse na Kitoko bibarwa ufite izindi remere cyane hano mu Rwanda. Hanyuma rero uretse ibyo bitaramo n'ubundi bizaba tugiye kuba tugarukaho byimbitse kabisa nkababwira nti ese ubundi ni ibiki byinshi nyuma y'iki ndetse abahanzi bari gutegura iki cyangwa se bari niki bashyire mu by'ukuri abantu bo mu ntara kidasanzwe cyangwa se dusanzwe tubabona, ndetse n'ibindi bibazo kabisa bitandukanye tugenda dusubiza kabisa donc ntago twebwe tuba tuje kubabwira ngo like igitaramo kizaba kubera ko like ni amakuru asanzwe kabisa abantu baba bazi kabisa cyane nkuko ba nyir'ubwite baragize gute barabyitangaje. ahubwo twe tuba tuje kubabwira kabisa amakuru adasanzwe kuri ibitaramo. rero nawe mbabwiye ni hari ibitaramo bitandukanye kiri birimo n'ubundi Iwacu na Muzika Festival, ni ibitaramo n'ubundi nabyo bizenguruka mu nce zitandukanye z'intara z'igihugu cyacu. Ngira ngo nabyo ni ibitaramo bikomeye cyane bizahuza abahanzi batandukanye barimo Kevin Kade, barimo abahanzi batandukanye nka Marina Deborah, barimo Bushido ndetse n'abandi batandukanye kabisa nkuko mwabibonye muri press conference ishize kabisa mu minsi ishize. Bizaba ari byiza muri Isama. Rero hari kandi igitaramo cyitwa ni icy'umuhanzi witwa James Ruhumbuza cyangwa se King James, azaba yizihizamo imyaka 20 amaze mu muziki. Umugabo wanaciye agahigo kabisa cyo ko kugurisha kabisa amatike mu gihe gito muri la nyubako ya BK Arena. ngira ngo marabizi ko akiyasora kabisa immediately amatike yese gira gute ashira mu minsi 3 gusa amatike yese arangira ku isoko. Abantu benshi bataguze batangira kwibaza bati ese umuhanzi tuherutse kubona akora ibitaramo, umuhanzi dukunda tuzitabira igitaramo bimeze like nyine byagenze bite ko amatike yashize akiri kare. Hanyuma rero muri press conference ye mu minsi ishize nibwo n'ubundi yemezaga umunsi wa kabiri w'igitaramo muri Arena kabisa. Ngira ngo ubwo kizaba ku itariki ya mbere n'iya kabiri, iminsi 2 kwikenye kabisa. Acagayigo kubikora mu Rwanda kabisa mu nyubako ya BK Arena. Umuhanzi witwa Bruce ejo bundi kabisa namuhaga icyo baravuga ati ati ibyo nivugisha ngo ndi 001 sibyo. Umuhanzi witwa James ndamwubaha like nyine yakoze ibintu bidasanzwe. Hanyuma rero twigarukire kuri Summer Country Tour.
hanyuma rero muri Summer Country twangira ngo murabizi ko mu minsi ishize bwo n'ubundi batangazaga ibintu byinshi n'ubundi kuri iki gitaramo kabisa cyangwa se ibitaramo bizazeruka igihugu bigiye kuba bitangira kabisa ngira ngo mu masaha make kabisa biri buze kuba bitangira stage yamaze kuba igira gute igiyeho neza cyane hariya mu karere ka Musanze kabisa stage yamaze kuba igiyeho nziza cyane kabisa ngira nkuko mwayibonye muri press conference party nkuko babyise kikaba n'ikintu cyambere cyakibaye hano mu Rwanda press conference party aho n'ubundi twatumenyere ko umuhanzi ukoze cyangwa se yagiye kuba n'ubundi yagira event cyangwa se ibikorwa bigiye bitandukanye ategura press conference hanyuma abantu bakamushyira amamikoro ku meza n'ubundi bisanzwe hanyuma akababwira uko ibitaramo bimeze ariko siko byari bimeze muri iyi press conference party yabo kubera ko ho bari bagiye kwerekana n'ubundi ishusho muri rusange y'ibitaramo yuko bizaba bimeze n'ubundi muri rusange ngira ngo Biteye cyangwa se bashyize stage n'ubundi bazagenda bazengurukana igihugu niyo yari hari bitandukanye n'abandi bahanzi bakora ama press conference mu Rwanda bo Biteye cyangwa se bashyizeho stage n'ubundi bazazengurukana hanyuma bashyiraho ama speaker ibintu byose bisabwa n'ubundi kuri stage kugira ngo berekane n'ubundi ishusho rusange hanyuma rero baza kuba bagira gute banataramirwa n'itsinda ry'abaririmbyi bari baturutse n'ubundi ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo kabisa ubona ko ari ibintu byiza cyane hanyuma rero ibitaramo bigiye kuba bihera mu karere ka Musanze bikazanuka n'utundi duce dutandukanye tw'igihugu bizaca i Musanze n'ubundi ku itariki ni ku itariki n'ubundi ya 13 i Musanze niho bazaba bari bahafite abakunzi benshi cyane kabisa bakunda umuziki kabisa ngira ngo ubwo ngubwo n'aba mu nce zitandukanye za hafi hariya kabisa bazaba hari abaza Rubavu n'abandi benshi bo majyaruguru kabisa bazaba hari bafite abakunzi benshi cyane kabisa ngira ngo ku itariki ya 20 n'ubundi bazaba bari mu karere ka Nyagatare basusurutsa abakunzi babo hanyuma bahite bakomereza mu karere ka Bugesera baze kuba basoreza mu karere n'ubundi ka Rubavu ni Summer Country Tour rero ibintu byose birateguye ibintu meze neza kabisa ndabizeza ko nzagenda baheriza amakuru yose ajyanye n'iki gitaramo urasabwa ikintu kimwe gusa gukora kuri subscription yawe irakenewe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ku gihe ine episode ya mbere kuri bitaramo ndabiza ko tugiye kuba tuzengurukana igihugu cyose kabisa n'ubundi tujyana n'abahanzi tugiye tubabwira tuti ese mu by'ukuri bimeze bite kuri iyi Summer Country Tour y'aba bahanzi bombi rero ndagenda mbahiriza kabisa episode amakuru yose kuri bitaramo nta makuru namwe muzambona kabisa kuri channel kore kuri subscribe kugira ngo byose ujye ubibona hanyuma rero ibi byari nka introduction cyangwa se intangiriro tubabwira n'ubundi uko bigiye kuba bigenda soon ndahita mbahereza kabisa andi makuru y'ibitaramo amakuru aba agenda n'ubundi avugwa by'umwihariko ari nyuma y'amarido by'abahanzi bari gutegura udushya bari gutegura mu bitaramo n'ubundi byose muzagenda mugira gute mubyumvira hano tuzagendana tuzengurukane muri Summer Country Tour ibitaramo byose bizaba amakuru ya byose azaba hari ubwo ndavuga MTN Watch Music Festival nabo tuzaba tubanye cyane kabisa nabo ibitaramo ngenda bahereza amakuru uko ameze ndetse ubwo tuzaba turi gusatana n'ubundi gitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 cyitwa James Ruhumuriza nacyo amakuru yacyo ndanyabahereza gake kabisa wowe subscription yawe irakene kugira ngo byose bigende neza cyane right hanyuma rero nk'ibisanzwe nitwa Shem Pacific this is a stall 160 tubarizwa muri kompanyi cyangwa se mu kigo cya Storm Digital Empire niho n'ubundi usanga serivisi z'ubundi niho usanga n'ubundi serivisi zose za online ushaka CV y'akazi cyangwa se yo kuba wajya kwiga kabisa bari gukorera ama rate y'ubwoko bwose yaba ama cover letters ama rate y'ubwoko bwose kabisa bari gufasha muri Storm Digital Empire cyangwa se ushaka services zitandukanye za graphic designing naho baragufasha cyane kabisa ushaka kuba wa designinga flyer cyangwa se kuba wa designinga icyapa runaka nk'aya ma banners
flyers cyangwa se ama posters tugenda tubona y'ibi bitaramo n'ubundi turi kubabwira ruguru, byose barabikora. Ushaka kuba wakiga gukora video yawe kabisa nk'umunyamwuga nk'umuprofessional, barabigufasha cyane kabisa, ndetse n'ibindi bitandukanye birimo kubariza serivisi zose zitangirwa ku irembo, serivisi zose kabisa zitangirwa online baragufasha kuba n'ubundi wazikora, bakwigisha video editing mu gihe uba waba ushaka kuba wakiga gukora n'ubundi video, ndetse n'ibindi bitandukanye bagenda bagufasha kabisa. Bashobora banatanga kandi ibijyanye na gufasha assistance muri scholarship opportunities, bagufasha kuba wakapranga kabisa mu makaminuza agiye atandukanye, ukabasha kuba wagira gute wabona amahirwe yo kwiga. Wowe munyeshuri ushaka kwiga icyiciro cya bachelor cyangwa se masters, hose baragufasha kuba wabona amahirwe y'amakaminuza atandukanye. Hanyuma rero ubagane cyangwa se ubandikire kuri nimero zabo ni 078657 kandi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zacu zose twitwa Storm Digital Impact. Ciao, nitwa Shem Pacifique, ndabakunda cyane.